igitondo cy'ihumure. muri kumwe na Apostle Nizeyimana Theogene muhabwa umugisha Kuri Uplove. bakunzi ba Uplove, ndabasuje mu izina rya Yesu, bifurije umugisha, amahoro n'urukundo biva ku Mana. Ndizera ko muri amahoro, umwami abarinze neza. Ni cya gitondo cy'ihumure umwami yaduhaye. Ijambo ry'ihumure ry'igitondo riri muri Zaburi 125 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nuko nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu behereye none ukagira iteka ryose. Amen. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Nshuti yanjye, buriya kuba wiringira Uwiteka, ibikurwanya ntacyo bizagutwara. Yego urimo uraca mu bikomeye, urimo uraca mu magambo, urimo uraca mu misumari, urimo uraca mu macupa, urimo uraca mu mitego, urimo uranyura mu myambi, urimo uranyura mu muriro, ariko nta kizagutwara kuko umeze nk'umusozi wa Siyoni. Kandi nta muntu ushobora guri ku musozi, nta ukuraho umusozi, nta mazi yatwara umusozi, nta muriro watwika umusozi, ntibibaho. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Kandi Imana irakugose, Imana iri ku musozi hejuru, irakugose, ituye kuri wowe, ikorera muri wowe, kandi ivugira muri wowe. Wikwemera ko umwanzi agutwara intege, akubwira ngo ntacyo uzageraho, akubwira ngo ntacyo uzimarira, akubwira ngo erega byararangiye. Uzamubaze niba aho ugeze ari we waguteje intambwe. Rero Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugiriye neza. Ndashaka gusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu, reka ibyo ducamo uduhe imbaraga zo gukomera, twende kumva ko ariryo gena yo destiny yacu. Mwami, uri Imana ikurasi igashira hejuru. Niba warafashe Yabesi ukamukasa ukamushyira hejuru, ukamuha icyubahiro, Mwami, n'ibyiringiro bigaragaza ko natwe uzabikora. Niba warafashe Yakobo ukamuhindurira izina, bivuze ko natwe uzabikora. Mwami, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.